Nakureba nkibuka umunsi usezera papa, amagambo yambwiye atuza ndeberera umwana. Nakureba nkibuka mu maso ha mama adashaka kukurekura, atakana kanjye yo niba humure, kuko nasezeranye imbere y'Imana ko nzagukunda kurusha uko wikunda yo. Niba wibaza niba nzagukunda karamata, ntakizakundutira, uzahora uri my vale 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 valentine time, vale 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 valentine. Nzagukunda karamata, ntakizakundutira, uzahora uri my vale 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 valentine time, vale 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 valentine. Ndahize ko amatama yawe atazashoka amarira, nibinaba azabara ibyishimo. Oh na 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 na, yeah. Na 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 na, yeah. Ntugire ubwoba kukubabaza, oya, iyo usetse umutima urantoroka, yeah. Kuva uyu munsi sezeranye imbere y'Imana ko nzagukunda kurusha uko wikunda yo. Niba wibaza niba nzagukunda karamata, ntakizakundutira, uzahora uri my vale 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 valentine time, vale 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 valentine. Nzagukunda karamata, ntakizakundutira, uzahora uri my vale 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 valentine time, vale 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 valentine. Nzagukunda ntacyo umpaye, nzagukunda uko uri, oh yeah. Nzagukundira abana, nzagukunda karamata, ntakizakundutira, uzahora uri my vale 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 valentine, vale 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 valentine. Nzagukunda karamata, ntakizakundutira, uzahora uri my vale 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 valentine time, vale 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 valentine, vale valentine. Iyo abafite amababa naguruka nkana mu bihe, nakumenyera ahazaza, oh na, yeah. Je te jure ndagukunda and I stay by your side, ndabirahiriye. Iyo duhuje imboni mpita ndemba, bikanyibutsa Imana nkirukanyira gusenga, uyu mutima gufitiye imyenda. Baby nakupenda, ni byinshi bakubwira ariko ntujya ubyemera. Such an angel from above, yeah. Baby can't ugende n'ikiganza tujye far away, nyumvira uko umutima utera, uru rukundo ni forever. Draw me close to you, I will never 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 leave your side. Nyumvira uko umutima utera, uru rukundo ni forever. Baby can't ugende n'ikiganza tujye far away, nyumvira uko umutima utera, uru rukundo ni forever. Draw me close to you, I will never 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 leave your side. Nyumvira uko umutima utera, uru rukundo ni forever. Ibi niba ari inzozi, I don't wanna wake up. Kwenye shida na raha ntuzarira habe namba. Don't wanna lose you, I'm gonna breathe
lost with you. I never vow 메리타란 축구빈인 인지라 용이지마 iyo duhuje imboni mpita ndemba bikanyibutsa nkirukanyiraho usenga uyu mutima gufitiye umwenda baby nakupenda ni byinshi bakubwira ariko ntujya ubyemera such an angel from above baby can't tugende bikiganza tujye far away yumvira uko umutima utera uru rukundo ni forever draw me close to you I will never leave your side yumvira uko umutima utera uru rukundo ni forever baby can't tugende bikiganza tujye far away yumvira uko umutima utera uru rukundo ni forever draw me close to you I will never leave your side yumvira uko umutima utera uru rukundo ni forever ababyeyi namwe inshuti nimugire amahoro y'Imana bageni bavandimwe muje mu ngoro ntagatifu rwanyu isakaramentu ry'ugushyingirwa kiliziya y'umuryango w'Imana bakiranye urukundo yishimiye guhimbaza no gutagatifuza iryo sezerano mugiye kugirana ryo kuzabana muri Kristo mudahemukirana Imana niyo soko y'urukundo niyo yateye mu mitima yanyu urukundo kandi ruha kwiyongera niyo yabahuje bari abantu bari mu biki imitima yanyu urukundo kandi ruha kwiyongera niyo yabahuje ibageza ku byishimo by'uyu munsi muje kuyishimira no kwiyemerera imbere y'ikoraniro ry'abakristo ko mushaka kuzabana iteka muje kuyisaba guha umugisha uwo mubano wanyu no gusendereza inema yayo mu rugo mugiye gushinga niyo mpamvu rero twese abateraniye hano tugiye kumva ijambo ry'Imana ritwibutsa ko gushyingirwa gikristo ari isezerano ry'abashakanye rishushanya isezerano rishya kandi rizahoraho iteka Kristo agirana na kiliziya ye tubifurije umugisha rero mu nzu y'Imana mwinjire ahasigaye tuturira mu gitambo cy'Ukaristiya twakira n'isakaramentu ryo gushyingirwa kw'abageni bacu ikaze
dusabe nyagasani Imana yacu ujya kurema abantu bashatse n'umugabo n'umugore b'umwe, turakwinginze injishi y'urukundo rumwe nihuza aba bayoboke bawe bagiye gusezeranira ku bana, maze ubwo bageneye kwera imbuto mu rukundo bafashe no kuba abahamya b'urwo rukundo nyine. Ubwa Yesu Kristo umwana wawe n'umwana wacu, Imana mubana mugategekana mu bumwe bwa Roho Mutagatifu, uko ibihe bihora bisimburana iteka. Isomo ryo mu ibaruwa Mutagatifu Pawulo intumwa yandikiye Abanyefezi. Bavandimwe, mujye mukundana kuko Kristo yadukunze, maze ubwe akatwitangira, aba igitambo n'ituro bimeze nk'umubavu uhumura neza, bigashimisha Imana. Mujye mworoherana kubera igitinyiro mufitiye Kristo. Abagabo borohere abagore borohere abagabo babo nk'aho babigirira nyagasani. Koko rero umugabo agenga umugore we nk'uko Kristo agenga Kiliziya, akanayibera umutwe ukiza umubiri wose. Nk'uko rero Kiliziya yumvira Kristo, bityo n'abagore ntibajye bumvira abagabo babo muri byose. Namwe bagabo, nimukunde abagore banyu nk'uko Kristo yakunze Kiliziya maze akayitangira. Yarayitagatifuje, ayisukuza amazi n'ijambo ribiherekeza, kugira ngo ayihingutse imbere ye ibengerana, nta bwandu n'iminkanyari cyangwa indi nenge, ahubwo ari Kiliziya ntagatifu kandi itagira amakemwa. Nguko uko abagabo bagomba gukunda abagore babo, mbese nk'imibiri yabo bwite. Ukunda umugore we aba yikunze ubwe. Koko rero ntawigeze yanga umubiri we, ahubwo arawugaburira akawitaho cyane, mbese nk'uko na Kristo agenzereza Kiliziya. Muyobowe se ko turi ingingo z'umubiri we, nk'uko ibyanditswe bivuga ngo nicyo gituma umugabo azasiga se na nyina akifatanya n'umugore we, bakaba umubiri umwe. Iryo yobera rirakomeye. Cyakora ibyo mbivuze nzirikana Kristo na Kiliziya. Nuko rero namwe buri mugabo nakunda umugore we uko yikunda, n'umugore yubahe umugabo we. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani Yesu n'abane namwe. Amagambo yo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Yohana. Muri icyo gihe i Kana mu Galilaya bacyuza ubukwe, nyina wa Yesu yari yabutashye, kandi Yesu n'abigishwa be bari barutumiwemo. Divayi imaze gushira, nyina wa Yesu aramubwira ati nta divayi bagifite. Yesu aramusubiza ati mubyeyi, ari jye ari nawe, ibyo tubigenzemo dute? Byongeye igihe cyanjye kiragera. Nyina abwira abaherezaga ati icyo ababwira cyose mugikore. Hari hateretse intango 6 zibaje mu mabuye zagenewe imihango y'Abayahudi yo kwiyuhagira. Intango yose yajyagamo inshuro 2 cyangwa 3 z'ikibindi.
Yesu arababwira ati nimwuzuze amazi izo ntango. Barazisendereza kugeza ku rugara. Yesu arongera arababwira ati ngaho noneho nimudahe mushyire umutegeka w'ubukwe. Baramushyira. Umutegeka w'ubukwe amaze gusogongera ku mazi yahindutse divayi, atazi aho iyo divayi iturutse, abahereza bavomye bo bari bahazi, nuko ahamagara umukwe aramubwira ati ubusanzwe umuntu arabanza agatereka inzoga nziza, bamara guhaga agaheruka itari nziza. Wowe ariko bakomeje gutereka inziza kugeza ubu. Iyo ni ivanjili ntagatifu. Abavandimwe, umuryango, inshuti, ni kuri uyu munsi tuje kwakira amasezerano y'isakramento ryo gushyingirwa butagatifu kwa Ibere na Yvonne na Robert na Beris. Yesu akuzwe. Imana irema umugabo n'umugore yagiraga ngo buzuzanye. Umva ko abagabo bashoboye ariko nta mugabo ushobora kuba umugore. Umva ko abagore mwateye imbere ariko nta mugore ushobora kuba umugabo. Icyakora umugore n'umugabo nibo bagaragaza ishusho y'Imana, nibo buzuye mu by'ukuri. Ubwo bwuzuzanye bwabo rero nibwo bugaragaza ko Imana iri rwagati muri bo. Umugore washatse kuba umugabo birangira apfubye. Umugabo washatse kuba umugore birangira yibuze. Ariko Imana ishimwe ko yaremeye Adamu Eva bakwiranye. Ese Ibere, Yvonne murakwiranye? Murabona ko ukwiriye? Imana ishimwe. Yvonne, urabona Ibere mukwiranye, muberanye? Ubikomereho rero. Mubonye umugabo Imana yakuremeye. Beris, ubona Robert hari icyo avuze mu buzima bwawe? Ubona ari we mugabo ugukwiye? Ni byiza. Robert, ku bagore bose bari aha ngaha, ubona Beris avuze iki imbere yawe? Ubona hari icyo avuze? Niyo mpamvu wamuhisemo, uhitamo no kubuha ubuzima bwawe kugira ngo hahandi utari wiyujuje nk'umusore akuzuze, bityo mwubake urugo rushingiye kuri Yesu Kristo. Icyo ni igikorwa gikomeye kandi cyiza imbere y'Imana. Igitangaza cya mbere Yesu ageze mu isi yakoze ni icyo kuremera abari mu bukwe bw'i Kana. Ntabwo yagikoze batanze ubupadire, ntabwo bari batoye abahanuzi, ntabwo yari amasezerano y'ababikira. Hari ubukwe Kana mu Galileya, ngo kandi yabutashye. Yesu na nyina Mariya n'abigishwa babutashye. Namwe rero mu rugo rwanyu mutumiremo Yesu, mutumiremo Yesu na nyina. Hari abantu bajya bagera mu bikomeye ngo yewe ngo naha Yesu na nyina. Babarejeho bawe rero bakunda kwiyambaza Bikira Mariya, ngo yewe ngo naha Bikira Mariya n'umuhungu we. Kuki se mubiyambaza mubatumira mwageze mu mahina? Nimugera no mu mirambi mujye mubwira Yesu ngo turi kumwe. Ubu buryohe bw'ubuzima turimo, turi kumwe nawe, tububanemo kubera ko utajya ubura uko ugenza. Ni umukiza utabura uko agenza mu bihe by'umunezero no mu bihe bigoye, akomeza guseruka. Kandi iyo wiyambaje Bikira Mariya, Yesu akakubera amaso, nta kabuza Bikira Mariya akugeza ku mwana we Yesu kandi agakora igikwiye. Mu Kinyarwanda bajya bavuga ngo uruhahirwa na babiri ngo ntiruburara. Ariko Sekibi yamaze kubivangavanga, asigaye ateza amakimbirane mu miryango. Abari barabaye umwe ari umugore n'umugabo, mbese nko kumusa neza uyu munsi, ahubwo uyu munsi bakaba bari kuvuga ngo ngewe nawe turaba babiri kandi mwari mwaburabaye.
reka mube babiri kuko Sekibi yazanye amacakubiri. Ni mu bumwe abagiye inama Imana irabasanga, mwe kuba babiri basobanya, ahubwo ni mube babiri bahuza badahuzagurika, bityo urugo rwanyu nta kabuza igicaniro cy'Uhoraho kizakomeza cyirukane amasazi atuma hirya no hino aje kubasenyera. Mwubakire kuri Kristo Yesu. Rero natwe tumutumire muri ubu bukwe bwacu bumere nk'ubukwe bw'Ikana. Ubusanzwe abantu banywaga inzoga nziza, bakanywa divayi nziza, bagaheruka itari nziza, ariko aho Yesu yageze n'aho bashiriwe amazi ahinduka divayi. Noneho umuhereza w'ubukwe akavuga ngo ariko se noneho ibi ni ibiki? Noneho nyir'ubukwe akavuga ati noneho se bigenze bite? Ubusanzwe umuntu ahereza inzoga nziza agaheruka itari nziza, ngo ariko wowe nyir'ubukwe wakomeje gutereka inziza kugeza n'ubu. Aho Ikana niho Yesu yakoreye igitangaza cye bwa mbere. Icyazana ngo namwe muzakomeze kugira amata ku ruhimbi, mukomeze mutereke divayi nziza. Ubundi divayi ni ikimenyetso cy'ibyishimo. Hirya Abanyarwanda bajya bavuga ngo ni kamucyura buhoro, nabo gasigaye gacyurira ahubwo kugira ngo batahe amahoro, bagataha bacuramye. Ntimuzakabye. Nuko ni ikimenyetso cy'ibyishimo. Noneho umugati akaba ari ikimenyetso cy'imbaraga. Mu Kinyarwanda rero nabasabira umugisha wo guhorana amata ku ruhimbi. Muhore mutuje, mutunge mutunganirwe, mutuze muture mutuze, muhure muhuze. Imana ibarinde guhuzagurika. Wowe ariko bakomeje gutereka inziza kugeza ubu, kugeza igihe Kristo azabagarukiye, azasange mukiri mu birindiro kandi muri beza, muri abeza b'Imana. Twabyumvise muri Evanjili yanditswe na Yohana umutwe wa 2 umurongo wa 1 kugera ku murongo wa 10. Bavandimwe baye, ahubwo Kristo udahinduka akomeze izi ngo, akomeze umuryango wa Robert n'umuryango wa Ibe ushinzwe uko Imana ishaka. Aba bagore babo bazabe ba mutima w'urugo. Nimuzaba abagore babasama, nimuzaba abagore b'abanyamwanda nyabuneka, nimuzaba abagore bahuzagurika, nimuzaba abagore batizera abagabo babo, nimuzaba abagore bafite irari, ntimukaba abagore bakurikiranye imitungo nkaho hari uwayibatumye. Imana ibatumye kubaka. Muba abagore bakwiriye iryo zina, abagore beza, ni ukuri murakeye. Berize, Yvonne, ntimuzatume aba bagabo bicuza icyatumye babashaka. Muzagandukira abagabo banyu, mububahe. Kumwubaha nawe biguhesha icyubahiro mu rugo urimo, bituma nawe umugabo wawe nta handi umutima utera ugana. Utera ukoti muri ruriya rugo nubatse harimo umugore unyubaha, harimo umugore w'isuku, harimo umutima w'urugo. None se umutima watangiye guterera mu mutwe, ibyo bintu birashoboka? Ntabwo bishoboka. Ujye mu mwanya wawe nk'umugore. Berize na Yvonne, murumve, murakuze, muzi icyo gukora, mwubake, mwubakire kuri Kristo, ariko muri abantu bafite umutima ugandukira abagabo babo. Ntabwo mushobora kuba abagabo, ntabwo bishoboka, ntabwo bizigera bishoboka. N'ababigerageza mujye mureba uko bibagendekera. Ntibishoboka. Icyubahiro cy'umugore ko nawe ukigutera ufite ikindi kibazo. Berize uranyumva? Yvonne, muri umugore uri hehe? Murajya kuganira n'inzoka zo muri Edeni kubera iki? Muganire na Adamu Imana yabaremeye. Nkabonye aho umugore ajya kuganira n'inzoka, inzoka iramusheshenga birangira imurishije akataribwa. Abagabo abagore cyane, ntabwo kizajya kuri Berize, kizajya kuri wowe umugabo. Yego yigirira abagore hafi, ari kubyemera cyangwa ntabwo ari kubyemera, aracyari umwana tujye kureba. Ibe kwa Heri na bya bintu byo kuba insoresore, wanzamuye intera, ufite icyubahiro, ubwema n'igihagararo cyo kuba mu mugabo.
nshatse nababwira ngo buri wese nakurikire niyibuke ubwana avuyemo, nareba ayo mateka dusize inyuma, ariko rebe namwe Imana itejeje intambwe y'umunsi. Ibere ubu umugabo wubahwe kandi wiyubahishe, ukunda umugore wawe. Robert na Ibere, ukunda abagore banyu, mubakunde, mubakundire, mubakundisha abandi, mubarinde, mubarinde impagarara, mubarinde agahinda ko mu mutima, mubarinde kujya kuganira n'inzoka zo mu isi zibarindagiza, zituma zibarisha uburozi, zibakura mu edeni, zibakura mu birindiro, zibakura mu ngo. Aha ndabibabwira, mwirinde guta ingo zanyu, mumenye kuzirwanira ishyaka. Icyo cyubahiro cy'abagabo ntabwo mugikeneye. Robert na Ibere, ntabwo icyo cyubahiro mugikeneye nk'abagabo. Muba abagabo bafite imbaraga z'umutima n'iz'umubiri ziraza rwose, bafite ubushake bwo kubaka, utari ugusenya. Urutare ugomba kubakaho ni Kristo. Nyambaza umubyeyi Bikira Mariya azabavuganira kuva mu gitondo kugera nimugoroba, habe ku manywa habe nijoro, akazamukenera. Nibyo Pawulo yabwiye Abanyefezi mu ibaruwa yabandikiye, umutwe wa 5 umurongo wa 2 umurongo wa 21 kugera ku wa 23, abwira abagabo gukunda abagore babo. Ukunda uranamwubaha, ukanamwubahiriza, ukanamwubahisha. Ibyo birumvikana. Akabwira n'abagore kubaha abagabo babo, nk'uko Kristo yitangiye Kiliziya. Kiliziya igomba kubaha umugabo wayo ari Kristo. Bagore nimwubaha abagabo banyu, bazabakunda, abakundwakazi babakundishe n'abandi. Nta kizigera kibatandukanya, nta kizigera kiza ngo kireme amacakubiri mu buzima bwanyu, ahubwo buri wese azaba yujujwe na mugenzi we. Sibyo? Ndabasabye mwubake kandi mwubakane imitima. Mbere yo kubaka urugo mugiye kwinjiramo, za nzu mwubaka, muraje murasezeranye imbere y'Imana, muzakomeze musenge, musengere hamwe mu rugo rwanyu, muhurire ku isengesho, musangire, musabane. Abasangiye barasabana, ntabwo bavushanya. Musengere hamwe. Urega Padiri, umugabo wanjye ngo ntagisenga, ngo duherukana ngo aza gusezerana. Yabuze iki cyatumye adasenga se disi? Ngo yagize intege nke. Ubu ni mugabo nyabaki, utazi guhamagara ijuru ngo ribahe umugisha. Robert, uriteguye? Ibere, hagira intege nke, wabura n'izo gusenga. Ujya kugaya ubuto bw'ibuye arya urwara kumva, mugwiza imbaraga z'isengesho, nimugatume Sekibi namwe abaca urwara. Kuki mujya gusangira n'abadashobora gusabana namwe? Kuki musangira n'ababasagarira? Kuki musangira n'ababatera ibikomere kandi uwo mwubakanye ahari? Musengere hamwe, musangire, munasabana. Muri uko gusabana muraganira ku byubaka urugo rwanyu. Berize, Yvonne, ugiye mumenya kugira isuku y'aho murira, y'aho murara, y'aho musengera, y'aho mukorera, kugera no mu gikari. Icyo gihe abagabo banyu bazatera ishema no kubagiraho abagore. Yego, none se niba bimeze gutyo, umwanzi wanyu yazaheye. Ubwo rero mugiye kugirana isakaramentu ryo gushyingirwa, mugiye kugirana igihango n'Imana. Ariko nanjye tugiye kugirana igihango, njyewe ugiye guhagararira iryo sezerano. Nsumve ngo nyuma y'amezi 3 cyangwa 6 cyangwa amezi 9 cyangwa nyuma y'umwaka ngo hari ibitagenda, kandi ubuzima bwanyu mwaraburagije Kristo. Ntihazagire uba impamvu y'uko mugenzi we yahangayika, kandi uruhahirwa na babiri, umugani w'Abanyarwanda rutaburara. Ntihazagire urara amahoro
mu rugo rwanyu. Inzango zirara zishya ngo bwacya zikazima, ntabwo izo ngizo zikwiye kubarirwa mu bakristo. Ingo zanyu zizajya zirara zishya ngo hadashya zijya zirara zikeye, nibucya zikomeze zike zigakongoka. Hake uyu munsi, kuko niba ari ugushya muratonde namwe mutazahiramo, muritonde namwe mutazahiramo. Hari abamenyera gutwika ngo bakamanuka, kandi utwitse by'ukuri wazamuka. Ujya utwika sekibi uzamuka usingira Imana. Abatwika bakimanukira, sekibi baba batandukanye, aba bamanukanye, aba bamanuye mu ntera. Mutwike ibikwiye gushya, kandi izo mbaraga mukoresha zibazamurire ibyiza byisumbuyeho. Ndabibabwira abageni beza dushagaye, ngira ngo sabe babaherekeje amasengesho, babaherekeje ibyiza, he kugira ubaherekesha icyamunaniye. Ngo biriya padiri yakubwiye ngo ngwino gusikubone, ngo ngwino gusikote, ngo reka biriya bisirangire gusa, ngo nanjye reka niko byari bimeze, ngo naze. Ibyo niba byarakunaniye, nyaboneka ntubiherekeshe aba bageni, bo bararinzwe. Niba udashaka kwirinda cyangwa kwirindisha cyangwa udashaka ubwishingizi bw'Imana, bo bareke kubaha amahoro. Aba babaherekeje, he kugira ababakurikiza ibyabananiye, babakurikirishe ibishoboka kandi bishobokera abana b'Imana. Yego muraje, ni wenda ejo bundi nihagira usama ngo reka ngo utagiye kwivuriza hariya ntabwo umwana yazavuka neza, mukagira Imana. Ngo reka ngo utariye ibyondo, utariye ngo ntabwo wazagira amahoro. Icyo ni ibiki? Ngo reka ngo udatangiye ngo kwitwaza ibyo bagenda biziritse, ibyo birenza, ibyo bakenyera, ibyo bisiga, ugasanga ibintu byabaye ibindi byaradogereye. Ibyo bintu rero nibyo bibamanura mu ntera. Mwegere Imana, musenge. Nimwegere Imana nayo izabegera. Mujya kwa muganga barebe uko ubuzima bumeze, ubuzima bw'imyororokere yanyu bumeze. Mwirinde birya by'abapfu biribwa n'abapfumu. Ndabasabye mwirinde abapfumu babacurika bakabakiranura. Mwirinde iyo myuka mibi mukurura mu ngo zanyu. Reka mbivuge neruye, mwubahane, mukundane, mwirinde sekibi mu rugo rwanyu. Murabyumva? Yego ngo nyamara ngo birasa ngo padiri ngo abizi ati, ngo yabibwirwa n'iki? Ngo reba buriya niko namubyaye, urabituko kugera kuri gukiranuka uko nababyaye. Niba warababyariye mu cyaha, uragira ngo n'abandi babe muri icyo cyaha, wibaraga ikibi. Izo karande z'umuvumo ntabwo tuzikeneye, ntabwo tuzishaka rwose mu ngo zacu. Yego mwiringire Imana nzima, ibisoko y'ibyishimo byanyu byose, aba ari ryo ribatungira ubuzima. Sibyo? Ijambo ry'Imana ntabwo rihindurwa n'ibihe, na jambo utuganirira muri aka kanya ntahinduka, ni Alpha na Omega. Nta kirebana n'ubuzima bwanyu cyose kitagushishikaje. Imbaraga mwari mukwiye kugira, mwakakwiye kuzikura ku Mana ubwayo. Naho nimujya kuzikura ahabakura amenyo, ahabakenesha, ahabatera urwikekwe, muzaba mwatangiye kugira ibibazo. Ntabwo ari byo tubifuriza. N'abari hano babaherekeje turabifuriza umugisha kugira ngo mwubake kuri Kristo. Mwirinde imiyaga n'ibinyoma bya sekibi mu matwi yanyu. Muharanire kumenya ko Imana ibakunda, itazigera ibatererana. Bavandimwe rero, akanya tugezemo ni akanya ko kwakira isakramento ryo gushyingirwa kw'aba bageni, aba bagabo beza Robert na Iberi n'abagore babo beza bagiye guhana isakramento ryo gushyingirwa, Berize na Yvonne.
ese mu bari hano hari abafite impamvu yatuma badahana iryo sakramento ryo gushyingirwa? Hari abahari? Yego cyangwa we? Ubwo rero nta mpamvu yatuma badahana sakramento ryo gushyingirwa. Bagore muri hano, namwe bakobwa, aba bagabo babiri ndabashinganishije mubarebe mwirebe. Robert na Iberi ntabwo ari abagabo banyu, ni abagabo ba Belize na Yvonne respectively. Nibo bagiye kugirana na bisezerano, ntabwo ari abagabo banyu. Yego bagore n'abakobwa muri hano muranyumva, mugende mubibwire n'abandi mwasize. Robert, abagore bandi bose n'abakobwa bose nta n'umwe mugiye kugirana isezerano, uwo mugiye kurigirana ninde? Yego, niyo mpamvu bakurebe birebe. Muzakundana, muzagendana, muzasengera hamwe, ariko nta sezerano mufitanye ryo kubana nk'umugabo n'umugore. Yego, uwo ugomba kwitaho wa mbere umugore wawe, nta nubwo ari mushiki wawe, nta nubwo ari umubyeyi wawe, uwo ari we wese, kuko nta sezerano mufitanye. Niwubaka urugo rwawe neza, nibwo uzaba inshuti y'abandi mu buryo bwiza. Naho nujya kuba inshuti ukajya kunezereza abo bandi mu bwiza, urenze ku mugore wawe mugiye kubakana. Murabyemera? Ubwo mubyemeye rero, nimufashe dushimire Imana ibagesheje kuri uyu munsi. Dushimira Imana bahaguruka. Ntabwo nta kibazo nabo bakabana. Nababwiye ngo ayo matelefone muyashyire muri bucece cyangwa muyazime. Ninongera kugira telefone numva ndayitwara. Ndayitwara. Abantu bari muri protocole, mwebwe ba cameraman, nimwe mufite ubwo burenganzira. Telefone ivuga ngo yizanye. Uranyumva? Zinzanira aho ziraba ziri hose, muzinzanira. Imana itubwira byerekeye abashakanye. None rero naje mu kiliziya kugira ngo urukundo rwanyu rwemerwe n'Imana imbere y'umusaserdoti no mu maso y'ikoraniro ry'abakristo. Urwo rukundo mufitanye Kristo ararusendereza imigisha, arwuzuze kandi arukomereshe isakramento mugiye guhana, kugira ngo mwebwe abo yatagatifuje ku bwa batisimu mushobore kubana iteka mudahemukirana, kandi murangize neza imirimo yose igenewe abashakanye. Niyo mpamvu imbere y'ikoraniro ry'abakristo nshaka kubabaza, mumbwire uko mutekereza mu mutima wanyu ibyerekeye isezerano mwifuje kugirana. Muje gusezerana ubwanyu bitarimo agahato gaturuka ku bandi, ni ku bwanyu. Muvuga cyane. Murashaka gusezerana gikristo, muzi ko mugomba gukundana no kubahana mu mibereho yanyu yose mudahemukirana. Murabizi? Muzi ko abashakanye bagomba kwakirana urukundo abana bose Imana ibahaye kandi bakabarera gikristo. Murabizi? Muzi ko abashakanye bagomba kwihangana kandi bagaterana inkunga igihe batinze kubyara cyangwa bari mu byago. Murabizi? Ubwo mwifuje kugira isezerano ryo gushyingirwa gutagatifu, nimuhane ibiganza
maze imbere y'Imana na Kiliziya umwe abwira undi isezerano rye. Imbere yego muhindukire murebane izo ndabyo nimuzitange. Yego yewe bashikiro bebe wowe polisi ukore kandi isezerano ko azaguhindukira mu mibereho yacu ari mu mahoro no mu mahoro, haba waba ubuzima cyangwa urwaye, uburyo uzabukunda kandi uzabubaha iteka ryose kugeza gupfa. udashira nikomeze isezerano tugiranye mu ruhande rwa Kiliziya kandi basezerezemo umugisha wayo mutagatifu. None rero Imana yabumbiye hamwe umuntu ntagahitandukanye. Noneho musenge bucece muzirikane ubuntu Imana ibagiriye. Bavandimwe, aba bageni bamaze guhabwa isakaramentu ryo gushyingirwa mutagatifu. Ni mucyo dufatanye nabo gusenga Imana. Nyagasani, izi mpeta ni ikimenyetso cyagenewe kugaragaza ubumwe bukomeye buhuza abagiranye imbere yawe isezerano ryo gushyingirwa. Turakwinginze rero uziho umugisha wawe. Kugira ngo abagiye kuzambara bahore bakora ugushaka kwawe, bagume mu mahoro yawe, maze bazabane iteka bakundana kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Hakizimana Denise akimenyekana ndetse ni ikimenyetso cy'urukundo udahemuka gusezerana ku izina ry'Imana Data n'Umwana Bavandimwe bamaze gushyingirana mwabaye umwe. None rero uzakundane nk'uko Kristo yakunze Kiliziya ye. Ikimenyetso ni nka kashe cy'uko buri wese
yihaye mugenzi we mu izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Umugabo agiye twereka umugore we ubundi amwakira, murengezayo ibigega mu buhoro buhoro ko mbibabwira, murangiza ndababwira ikurikiraho. batoze gufashanya bajye mbere bashyigikiwe nawe, batoze gukora ugushaka kwawe iminsi yose y'ubuzima bwabo, batoze kukugisha inama no kwisunga mu migambi yabo, batoze gukura ibyishimo byabo n'amagorwa yabo, batoze gufasha abana uzaba kuyoboka, maze rero Nyagasani wowe rukundo ruzima tugushimiye urukundo wabahaye kandi tugusabye kubakomereza. Amen. Dukomeze rero dutura, bagiye guhita batangira ubutumwa bubaha ibikoresho bakira ituro, buri wese azajya ahangaha. Tugiye gukomeza dutura nabo tubatura Imana, abaririmbyi bazifashamo, abandi namwe bashobora kuba bicaye. Inkingi negamiye, amizero y'abihebye, rukundo rutagereranywa, umbera umutamenwa, umbera umutabazi, untera ubutwari, rukundo rutagereranywa, umbera umutamenwa. Nari nzi ko wanyibagiwe kubera amakosa yanjye, nasanze ukinzirikana kubera impuhwe zawe,
yaneze imitego atwara bamwe ndasigara nasanze ukinzirikana kubera impuhwe zawe inkingi negamiye amizero yabihebye rukundo rutagereranywa umbera umutamenwa umbera umutabazi umbera ubutwari rukundo rutagereranywa umbera umutamenwa icyampa nkaguha icyicaro mu mutima usukuye nasanze ukinzirikana kubera impuhwe zawe wantinze kuba mu makuba yahoraga anyugarije nasanze ukinzirikana kubera impuhwe zawe inkingi negamiye amizero yabihebye urukundo rutagereranywa umbera umutamenwa umbera bavandimwe dusabe kugira ngo igitambo cyanjye ari nacyo cyanyu kigira imana adashobora byose dusabe nyagasani turakwinginze akira ituro tuguhereje duhimbaza isakaramentu ryo gushyingirwa kwa iberi na ivone robert na berisi ubwo ari wowe soko yaryo urabe n'umurinzi utuma ridahungabana ku bwa kristo umwami wacu nyagasani yesu nabane namwe imitima yanyu n'ubuhukiro bw'ijuru dushimire nyagasani imana yacu ni koko birakwiye kandi biratunganye ni ngombwa kandi birimo agakiza ko tugushimira iteka n'ahantu hose nyagasani dawe nyir'ubutagatifu mana ishobora byose ugahoraho iteka bwa kristo umwami wacu kuko wagiranye isezerano rishya n'umuryango wawe maze ukawucunguza urupfu n'izuka by'umwana wawe kugira ngo muri we abantu bose bashobore kugira uruhare kuri kamere imana yawe no kuzasangira nawe mu ijuru umurage w'ikuzo ry'iteka mu gushyingirwa gutagatifu k'umugabo n'umugore washatse kutwereka ingabire nyinshi zikomoka kuri kristo kugira ngo iri sakramento yizihije ritwibutse umugambi w'urukundo rwawe rwahebuje nicyo gitumye twifatanya n'abamarayika n'abatagatifu bawe bose tukagusingiriza icyarimwe tuvuga ubudahwema tuti cyose wahanze kigusingiriza ukuri ukubeshaho byose ukabitagatifuza ku bwa Yesu Kristo umwana wawe n'umwami wacu no ku bubasha bwa Roho Mutagatifu kandi ntiweme kwikoraniriza umuryango kugira ngo ujye gutura igitambo kitagira inenge guhera mu burasirazuba kugera mu burengero bwaryo none rero nyagasani Mana ishobora byose tukwingize twiyoroheje aya maturo twazanye ngo akwegurirwe ugire ubwuzu yatagatifurishe roho wawe kugira ngo ahinduke umubiri n'amaraso by'umwana Yesu Kristo ari nawe wadutegetse kujya dukorera imihango mutagatifu ubwe nyine muri rya joro yatanzwemo yafashe umugati agushimira awuvugiraho amagambo y'umugisha arawumanyura nuko awuhereza abigishwa be avuga ati nimwakire maze muryeho mwese iki ngiki koko ni umubiri wanjye ugiye kubatangirwa nk'uko yari amaze kubigenza barangije kurya afata inkongoro agushimira yivugiraho amagambo y'umugisha nuko ahereza abigishwa be avuga ati nimwakire maze mugaho mwese iyi ngiyi koko ni inkongoro y'amaraso yanjye isezerano rishya kandi rizahoraho iteka
agiye kumenerwa mwebwe n'abandi bose kugira ngo ugirirwe imbabazi ze byaha. Ibi mujye mubikora mu rwibutso rwanjye. Iri ni ibera rikomeye ryo kwemera. Ukabambwe nawe, kaberwa muri we, ubumwe bwa Roho Mutagatifu, kwiberwa arabisimbura iteka. Nk'uko twabibwirijwe n'Umukiza, akanabidutegeka kandi akabitwigisha, dutinyitse kuvuga tuti, Dawe uri mu ijuru. Belize na Robert. Igipimo cy'urukundo cyiza burya kiraruhije. Dore data yampaye impano uwo muzurura y'impuhwe, mpita ntekereza uwo nkunda. Umubyeyi atubanza asuzuma urebe ko ari imena, uramukunda agakunda undi hirya, ati cyangwa hari undi hirya ugukunda birebire. Urukundo rugororerwa n'urutajya rugoragora. Kamaze kugoroba ati sanga ukunda uwo, umubwire ko wishe umuntu kabuje ngo nguhishe. Yahise amina aravuga ati ayo maraso wavushije siyo ukwiye kuyishyura. Cyo giwanyu, cyo giwanyu. Harundi wankundaga ariko njye simwiteho, namusanze iryo joro ryose imvura inyagira. Nigisha umuntu cyambisha, fata intwaro mbazamina, ati ducike tujye kure. Ati humura, twakiraguye imisozi imibande tuyogamo, agakome k'imahinde ibyatsi mbonye mbona uko mbita. Maze turiruka ngeze aho ndamubwira nti nagiraga ngo ndebe ku munda nza kubigusuzuma. Ubu ndanyuzwe. Nyagasani giribambe maze ububasha bw'iki bwabo ishyigikira aya masezerano y'ishyingirwa wihangiye mu bugenda bwawe, kugira ngo abo wabumbiye hamwe ubabane na Kristo. Robert, Belize bagasangira Ukarisitiya ntagatifu, baye kugira umutima umwe urukundo rumwe bwa Kristo umwana wacu. Turabashimiye rero ko dufatanyirije hamwe muri iki gitambo cy'Ukarisitiya. Mwakoze dusuhuriza abandi, mukomeze muri uruhande rw'Imana, nayo izakomeza kuba mu ruhande
Imana ntakunda guteka nakomeze mu rukundo mufitanye maze amahoro ya Kristo asakare kandi aganze iteka mu ngo zanyu. Muzagire umugisha mu muryango wanyu, muzagire inshuti zibavuga kandi muzabana na bose mu mahoro. Murabera abafite urukundo rw'Imana mu bantu kugira ngo imibabaro myinshi muzaba mwarabonetse umunsi umwe zizabakira nashimye mu ngoro ihoraho y'Imana. Namwe mwese abateraniye hano ushobora byose n'abamugisha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Mujyane amahoro ya Kristo. If you wanna see me, I'm here to stay. I will never leave your side. When you're watching on it, you Magdalene. Mumutima kure, niwa wibera. Deep down on the more, it's a nigga proshusa. Nziza nangu sete, ndagukunda. Pretty, pretty, pretty girl for me. Tricky, trick, I don't know how you do me. Tell me that you never leave me. Yeah, mazo sinyire como tindia. Pretty, pretty, pretty girl for me. Tricky, trick, I don't know how you do. You got me falling for you. Tabasamu, baby. Okutayero kusabirangara. Je suis vraiment fou de toi. Amaso yanje ni wowareba. Urukundo w'amayero marakwifuza. Kandi sinicuza. Je te promets mon bébé. Tout ça is for you for life. Bébé, bébé, bébé. Bébé, bébé, bébé. Bébé, bébé. Mon bébé, je suis fou de toi. Non, non, non. Bébé, bébé, bébé. Mon bébé, bébé, bébé. Mon bébé, je suis fou de toi. Wekwitako vya mvuka. Look in my eyes and tell Pretty girl, move your waist. Why you all over my head? I think you're the best. Sikira mwana munda, oh la la. Gahongwe nunyegere, yekusha. Be my queen of Sheba, the mama. She said she trusts no man. I said, sikiliza muda mtoko.
not gonna go through that. Believe me, without you, one no turagusingiza uyu munsi muhire w'abana bacu Robert na Denise badukoreye ibirori by'akataraboneka maze twebwe ababyeyi b'Imana zombi tukarushaho kwishima. Turagusingiza Nyagasani kubw'uko wabanye nabo mu myiteguro yabo yose kuva ku ntango kugera ku ndunduro uyu munsi. Amagambo ya buri wese kumanura amazimano yateguwe ku meza, yateguwe n'ibiganza by'abana b'abantu, wowe ni wowe wo kubivugisha kugira ngo bidutungire ubugingo maze natwe tubashe gukorera ibitunganye. Ibyo byose tubisabye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amina. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented, but that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm w'imisango iri muri iki gitaramo. Muzehe Shema turabishimiye, turabanezerewe. Hashize igihe kinini tutabonana, ariko twatandukanye ku maso ariko imitima yari hamwe. Nagusabaga rero kwigira hafi nkakugwa mu byano. Murara neza, gira inka. Iyo mba mubutse mbavuga ngo mbere kugeza baravuga ati turazifite. Maze rero kugira ngo turazigwisha. ariko umuhira hari umusore twagendanye yitwa Muhira. Ari hehe Muhire?
njye numubona umwanya ndi mu biganza byawe. mumfashe dushimire uyu musaza mugenzi wanjye abaze ijambo rikomeye. ubundi ibigwi iyo utabikereye ntabwo bigeraho, nubwo nyirabigwi yabizize, ariko nanone iperereza rye abatishimiye ibirori, abatishimiye ibyiza twabimenye. barakoze cyane. rero intoro y'abana mu muco wacu w'abanyarwanda, iyo twungutse umuhana ababyeyi bakubita ikibanza. iyo bamaze gukubita ikibanza rero n'imiganda ibiri hafi aho ngaho. ibyo bintu usabye ntabwo ari ibintu byo gushidikanyaho. mu minota itari myinshi turabifatanya icyo gikorwa kugira ngo ubutaha utazamuka ugera n'uzi numvishe nayo by'ibyo utazamuka ugera n'uzi. noneho rero reka intore turayigeraho, ariko kugira ngo tuze kugerayo tutaguye isari, tutishwe n'icyaka, nagira ngo tugere ku nturo duhaze. bariya barakida ntabwo bayinzamurire, bariya bana bayishayaye, ariko nabonye ko abana baraberanye rwose. ubwo washyiraho agatemero karumye, agatemero ushyizeho n'imavi, icyo bita amavi. umukirida ntabwo ndayimusabye. muhuri mwashimye mbere arimo ari gukora bimeze
ngiye cyo ntari mwamubonye mushimire be ati se ako mwabonye ukuntu Robert azi gukunda wakaza umugore mwamushimire mushimire Berize nta n'uhaharagire uzabayobore kandi uzababwirize ibyo mwifuza byose kugeraho. Nk'umuryango, nk'ababyeyi, umuryango uraza nyuma. Nk'ababyeyi tubasabiye umugisha ku Mana, turifuza ko muzabyara mukororoka, kandi turashaka ko mumara kuruhuka muzagera mu rugo tugatemberana mu rwuri mugahita menyana mushaka. Ibyo turifuza ko mwabikora vuba kugira ngo abana batazanywa amata yo kwigara. Iyo umugisha wasabwe burya ni ukubyara hamwe na ko. Rero muzajya mumaze kuruhuka tujye mu rwuri murebe inyana bizakamirwa abana. Rero tubahaye n'imbuto zitandukanye, n'imbuto z'umugisha zibereka ko tubifuriza kwaguka, mukeza hepfo y'inzira no haruguru yayo, mukeza hafi na kure, kandi mugasagurira n'abaturanyi, mukarera abana neza, mugasagurira n'igihugu. Impano yacu turayibahereza, impano yacu turayibahereza n'ababyeyi, ariko umuryango uraza kugaruka. Mu gitondo uko mbyutse ni dawe. Ndabasabye ba nyakubahwa, aho duteraniye hano twagize ibirori by'abana bacu, simvuga amagambo menshi, banyakirehe mwakoze kumbekera mukaba mwashimye.
kandi nanjye nishimye anyakire muri ba rutitsi umunani mbonereho no kwishimira abanyagatsiko n'abandi baturutse impande zose baje kwizihiza ibirori by'aba bana. Maze rero natinze kuvuga amagambo menshi. Abana bavuye mu bwana babaye abagabo bateye intambwe ndende, bavuye mu bwana bagiye aho turi hitwa mu Bugabo. Uru rugo bashinze twataramiye hano kwizihiza, nanjye nishimiye ko abana babaye abagabo tugasabira Imana bibaho umugisha bakororoka bakajya imbere, Imana ikadufasha tukishima. Maze rero ntarondogoye kuvuga amagambo menshi, nabashimye nabo ko bateye intambwe ndende. Ni ukugira ngo uko bavuze bakaba babaye abagabo, nanjye mbere y'impano yiwe. natwe nk'abakorana na Belize twifuje kumutegurira impano kandi tunamusabira umugisha w'Imana mu rugo rwe, Imana izabane nawe. Kandi icyo twabwira Robert ni uko nubwo n'abamuzi ariko nk'ababonye na Belize ubonye umugore mwiza, nk'uko Bibiliya ivuga ko ubonye umugore mwiza wabonye ikintu cyiza cyane, azi kubana n'abantu, nta muntu uzareka kugera mu rugo rwawe kuko Belize abana n'abantu neza. Reka tubashyikirize impano mwabateguriye. Barakoze. bagenzi ba Robert turakorana, ariko Robert ni inshuti. Robert twatangiye gukorana mu gihe kirenga imyaka 2, ariko n'umuntu w'umugabo ndamubashimiye. Twakoranye neza, twagiranye icyizere, none kuri ubu ngubu twishimiye intambwe ateye, abaye umugabo. Ni byiza, turabyishimiye kandi twishimiye gukorana nawe. Nubwo umuntu woroshye gukorana nawe, mbese uratworohereza. Rero twakiriye uwo muri kumwe Belize mu muryango mushya. Intambwe rero shyiraho abavandimwe ba Belize nabo bitegura. Indatwa ziganye na Robert ndetse na Belize mu ishuri rikuru rya Kabirizi, ari naho inkuru y'urukundo rwabo itangirira. Kuri uyu munsi rero ubukwe bwabo turishimye, mu izina ryacu n'irya bagenzi bacu badutumye tubahaye impano, agapfunike gatera amatsiko ariko kagira ngo tukabamare tuyabamare. Iyi ni itike iberekeza mu kiruhuko muri hani mu Bufaransa. Bazagira ibihe byiza, twifurije urugo rwiza. Murakoze. Barakoze cyane. Ntibongeyeho ko yari na duwayene wayo. niko dukurikirana. Belize niwe mucyo mu bakobwa ngo mubibona, aho ni umukobwa tuzaze kwa Imana bose bashize oya ntabwo bashize murabashyigikira. Ndi n'iteka ryo gushimira buri wese kwitabira. Nanditse ntakira mu muryango Hakizimana mufasha kumbutse, ari Hakizimana bashime Kiroba. Hari impano twabateganyije n'umuryango, niba babishoboye bayifungura
tukareba uko bimeze. Ni murumuna wanjye akaba mukuru wa Didier, mukuru wa Imani na mukuru wa Frank. Abo uyu muryango mwawushimiye. N'andi mashami ayo yifuze gutanga. Buri wese uzi ko ari Hakizimana anyaruke atanga impano yiwe. Yego. Nizere kudashidikanya ku rukundo ukunzwe n'uyu mutima, ugukunda nk'inkime ku mpamvu zirantine, simbitindaho birasobanutse, ni wowe rukumbi rukumbi ku mubumbe w'uyu mutima, impano numva naguhaye iruta izindi kandi wihariye n'uyu mutima, upepe uyu mutima ye, upepe mukuru wa Robert. Robert rero nka murumuna wanjye mu muryango mushya twungutse, twifuje kumuha impano njye na madamu, ariko nk'umuryango avukamo nk'uko mwabyumvise muzehe wacu yamugabiye, nanjye nka mukuru we mugabiye inka. usa n'ubatse umurwa mushya muri nge, mbese urebye twambaye ubwuzuzanye, wanyerekeje mu rwambariro rw'umutima wawe, ndongera ndaberwa koko warakoze. Bavuze umuryango Rubaiza, ni ukuvuga ngo Rubaiza utamuzi ni imfura y'umusaza wakoresha ibirori, akariwe umuhungu we wa mbere, ba Robert n'abandi bose mwabonye bose baza bavuga mu ntege. Bango twebwe duhagaze aha ngaha tukaba turi abahungu n'abakobwa ba Rubaiza. Muri make turi abuzukuru b'uyu musaza Robert. Rero barangwa dusanga turi mu rungano, twarakuranye, twajyanye ku ishuri, bamwe twariganye, bango tumwifurije ishya n'ihirwe n'urugo rwiza. Murakoze. Geragamo twifuje kumuha impano nk'uko padiri yabitwigishije, kuko tugomba kubakira ku ijambo ry'Imana, ni nayo mpano twamugeneye. Murakoze. Barakoze cyane. Umuryango wa Vedas watambuka ugatanga impano. Duhanga amaso bwa muhazi yacu, ndasaba abakozi b'akarere ka by'umwihariko muri ofisi y'umuyobozi w'akarere ka Bugesera. Abo bose murimo kureba hano ni abakorana na Robert umunsi ku munsi. Tumwifurije rero umugisha w'Imana, urugo rwiza rurimo amahoro, rurimo ibyishimo n'umunezero, kandi Robert turagira ngo tumubwire ko tumukunda. Imana iguhe umugisha. dukora uruziga rwo gufata ifoto. Yego.
twifuje kumuha impano ariko dufite byinshi twavuga ariko buriya umugisha urimo byose umugisha urimo urubyaro urimo ubutunzi ndetse urimo n'ijuru. Robert na Belis Imana ibamugisha murakoze cyane. Umuryango wa Gatera nk'uko bivuze ndubatse abantu bataza kugira ngo ni ingaragu, ndubatse mfite umugore n'abana 4. Nashatse mu bihumbi 2022 narishyizemo 24 kubera ibyishimo. Icyo gihe rero nubaka urugo uriya musaza databuja akabona papa yampaye maze kumva inka ambwira ikintu gikomeye. Reka mbasaba ayo mashyi muyahengewe Gatera mwongera amashyi. Ambwira ikintu gikomeye arambwira ati rero nabonye ko dufite umuryango mugari. Ambwira ati ntabwo musaba kuzanyitura ahubwo nzakomeza nakongere guhete ariko umwana uzakubera umwana nawe uzamugabire. Amavangamutima yanjye rero yaganishije kuri uyu muhungu n'uyu mukobwa bashinze urugo, nanjye ndabagabiye. Imana ibahe umugisha. murakoze ariko umwanya wo kuvuga ijambo ahangaha yanteye ubwuzu cyane. uboneye ubwuzu rero nashimishijwe namwe n'uru rubyiruko rugeruye narwo ruteye intambwe mbere. Mu izina rya Kagenda rero ndabashimye cyane Banyakirehe, Banyagatsibo, abaturutse Kigali, abaturutse imihanda yose nabashimiye cyane kandi nanjye ndishimye. Ntabwo rero nagenda nivuze yitwa Kagenda ariko si cyo kintu. Narigiye kugira ngo barabye kandi mvukire mu bitaro Kirehe nta bitaro byahabaga. Naragize ubwoba, naragize ngo n'ikimenyimenyi bya mbere byahageze, biriya by'abashaka byahageze harimo icyuya cyanjye. Rero icyo ni ikintu cya mbere nagira ngo mbwire bakunda abagabo bagenda baganira bakagera aho bagira mu mabanga. none ikintu nagira ngo mbwire wabonye washyiraho n'agatemero kamwe. noneho ndagira ngo unkundire sinkubwire gusa, mbwire Abanyagatsibo mwazanye, mbwire Abanyakiriye bose turi kumwe hano. Njyewe aho navukiye mu masangano ya Nyanza na Ruhango, nubwo nkomoka abakurambere banjye bakomoka mu Rwanda uzakirwa mu Gisaka mu Migongo, hari umugabo witwa Munyezamu, abagabo turi kumwe barahazi, ari uyu uri mu cyimbo cya se w'umukobwa na Nshimiyimana twaza tuganira barahazi. Ise Nkerabigwi
yapfuye atarwaye, apfa mu bintu by'amanzaganya, apfa mu buryo abantu bose batumva. Nk'abanyarwanda rero ikiborwa baravuga bati uyu muntu yarozwe, yishwe, nubwo ntawavushije amaraso ariko yishwe. Nuko byagenze. RIB yari itarabaho, yewe n'ikintu bitaga CID cyari kitarabaho, ubwo ndabwira Berize barabyumva cyane. Ariko we ajya abona ibirori byiza, agahita abona uwakunze Nyirabigwi n'uwabyanze n'uwamwangaga. Nanjye rero nagira ngo mubwire ngo umuntu ureba bariya bana akabona bataberanye, umuntu ureba buri buboko akumva atabwisha. Aya ni amarwa iwacu i Gatsibo, cyangwa ntaya nzagara kuzagera k'intumwa. Mfite impungenge ko umeze nk'unsezera. ntabwo ndi bugusezere abakuru. Banza ufite n'ingufu nk'izi ngagi, ndabona yitwa Silver Park. Iyi ngiyi rwose turakomeza dutarame, ariko dutaramire twageze ku nturo y'abana. Twageze ku nturo y'abana, tugezweho n'inzoga yitwa Amstel. Murakoze cyane. Hanyuma uyu mukobwa wanjye ese kutazimbwe nzi gusigira cyane. iyi yitwa Fata Imbaraga. Fata Imbaraga rwose. Harimo hari umunyaga yageze kwibagirwa ntawibagiwe na Fata Imbaraga. ngo ni Fanta Fata Imbaraga. Ni Fata Imbaraga. Ubwo iyi rero yo ni mutsigi cyangwa mutsigi. Mana data, kuko uri Imana ikomeye, uri Imana idukunda, uri Imana idutangira, uri Imana itegura bikagenda neza. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Turagusingiza ko wabanye natwe uyu munsi kuva mu gitondo kugeza kuri ino saha. Tukanagusingiza ko wabanye natwe kuva tuvutse twese uko turi hano kugera kuri uyu munota. Tukanagusingiriza rero igikorwa gikomeye cy'urugo rushya washinze rw'abariya bana. Turanagutumira kugira ngo uze uturemo, turagutumira kugira ngo uze uturanire, uze ubabemo, uze wivange mu byabo, ubaho umugisha w'iburyo n'ibumoso, ubaho umugisha w'epfo na ruguru, ubabumbatirwe nawe. Turagusingiza Nyagasani Yezu kuko buri munsi witanga kugira ngo ibyacu bigende neza. Turagusingiza ko wabara kugira ngo twishime, turagusingiza ko ari wowe waremye isakaramentu ryo gushyingirwa n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wagira agasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri buri gihe tuzapfira. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Shuda kama
ndagushimira iyo ndebye